JNTV show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana aho dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. N'ubundi nk'ibisanzwe ni kuri ya gahunda yo gusobanura amazina. Uyu munsi tukaba tugeze ku izina Pamela. By'umwihariko reka dusuhuza abantu bose bitwa ba Pamela ariko cyane cyane umuntu wadusabye ubusobanuro bw'izina. Nizere ko ahari hose ameze neza. Reka kandi nanone nongeye mbibutse ko uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira mu saha hagenewe kwandika ibitekerezo maze tukaza gusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. N'ubundi nk'ibisanzwe GNTV show ikaba ari imvano y'ibyabagirira akamaro. Pamela ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu Kigereki, rikaba ryarahimbwe n'umusizi bita Philippe mu kinyejana cya 16. Mu gisigo yise Arcadia, rikaba risobanura icyuzuye uburyohe. Noneho reka turebere hamwe bimwe mu biranga abitwa ba Pamela. Pamela ngo ni umukozi kandi azi kuganira. Ashobora kuba mu buzima bwose agezemo kandi akunda ubuzima bworoheje kandi butarimo ibikabyo. Ngo kubera ukuntu Pamela ari inganirizi cyane kandi yiyubaha, abantu ngo baramukunda cyane. Ngo ni umuntu uganira, usabana ariko akamenya icyo avuga n'icyo atavuga. Ubwo no kuvuga ngo hari ibyo agira ibanga, hari n'ibyo abwira abantu. Pamela ngo amakuru amwerekeyeho ngo yo ni ibanga rikomeye cyane, ngo ntago ari ugupfa kuyabwira ababonye bose. Ngakora ku buryo hatagira umwinjira mu buzima cyangwa se ngo amumenyeho ibyo ashaka ku buryo bumworoheye. Pamela ngo mu itsinda abamo usanga Pamela abayoboye bitewe n'ukuntu abazi kuvuga no kwemeza abantu, bikanahuza nuko n'ubundi akunda abantu kandi akunda kuba ari kumwe nabo igihe kinini. Ngo Pamela ni umunyamatsiko kandi ngo ni umuhanga, gusa inengeye nuko hari ubwo imbaraga ze azikoresha nabi cyangwa akazipfusha ubusa mu bitamufitiye inyungu. Akunze kumenya indimi z'amahanga, gukina amakinamico n'ibindi byose bisaba ko umuntu aba ashabutse. Pamela kandi ngakunda gusesengura buri kantu kose, agakora n'ubushakashatsi. Ngo kandi ikindi wamenya kuri Pamela, mu rukundo ngakunda byasaze. Iyo agukunze akwimariramo akamera nk'umusazi, gusa bimutera ikibazo gikomeye kuko usanga iyo atameranye neza n'umukunzi we ubuzima bwe buba buri mu kaga. Pamela akunze kuvamo umwarimu, umucuruzi, kuko ibi byose abiterwa nuko azi kureshya abantu kandi no kubana nabo. Pamela kandi ibindi bintu ngakunda gukora, avamo umuririmbyi, umukinnyi wa filimi, umunyamakuru, umusizi n'indi myuga yose yatuma ahura n'abantu kandi akabana nabo. Kandi ngo bitewe n'ukuntu Pamela akunda kubana n'abantu no kubabamo, ngo usanga hanini akunda kwikorera mu mahoteli. Ngaye nguko rero dore ngiyi imiterere y'abitwa ba Pamela. Tunabashimira kandi tunabasuhuza aho baherereye hose. Nabo niba hari undi uzi witwa ko wahera kumusangiza iyi nkuru maze akimenya kurushaho. Kandi nawe niba hari izina wifuza ko twaza gusobanura cyangwa ikindi gitekerezo, watwandikira hasi hagenewe kwandika ibitekerezo maze tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Iyi ni inkuru rero twakoze twifashishije imbuga zitandukanye zirimo inyarwanda.com. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho ukurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera, maze izindi nkuru zose tuzadukora zizajye zikugeraho ku gihe. Iyi ni GNTV show, naho njye ndi Jean Paul. Turabashimiye.